Raya Sisi Entertainment, aho tugiye kukugezaho filime ya Love Story nziza cyane. Reka mu gutangira filime yacu tutangira n'umuhungu witwa Brandon. Brandon nawe muri class ari kwiga, karangije asohoka, hari lecture cyanditseho ati yiteguye kwakira ute prom wawe. Ako kimara gufunga tuwariye abona ko n'undi mungu wari gusomana hafi y'akabati ke, sonezera mwinshi wari ugiye ikimwaro, yinjira aramubona ati nabirendetse barikomeretse byawe. Brandon akomeza mu nzira genda ahura n'undi mukobwa aramusuhuza ati bite, ko karamwirengagiza arikomereza. Brandon akomeza hanze hanze kuri class ubona ko buri muntu afite uwo bari kuganira, ariko Brandon ari amalone. Karangije ajya kwicara ahantu nk'ibisanzwe, ariko urabona ko nyine ari bored cyane ko ntabwo afite uwo baganira. Ariko Brandon amasaha yo gutaha ageze gufata gari ya moshi, ageze mu rugo ahamagara ati mama, papa, usanga nta n'umwe uhari bagiye ku kazi. Brandon arangije gufungura baga avanamo cya gipapuro. Umunsi ukurikiyeho Brandon twereka agaruka ahandi ajya kwicara hahandi, arangije wa mukobwa yageze gusuza akamwirengagiza, amubona aza kumubona aramusuhuza ati bite, ko kandi aramwirengagiza. Brandon aramusuhuza ati bite, ko kandi amusubiza ubwo yitegereje. Abona Brandon aramubwira ati se cyumusuhuza ntunsubize. Brandon ati ntabwo numva, ntabwo mvuga, ikibazo cyo kutumva no kutavuga. Nuko Brandon ikobwa aramwandikira amubwira ati byose ntacyo bitwaye, ye nitwa Amy. Brandon nawe aramubwira ati nanjye nitwa Brandon. Nuko umukobwa arishima cyane, Brandon arishima, ko Brandon arishima pe. Brandon mu gutaha ko yishimye cyane. Umunsi ukurikiye atangiye guhura n'umukobwa, barabaye inshuti cyane, tujya kugenda bamenyana buhoro buhoro. Kandi amwereka registre yanditseho Amy na Brandon. Amy nawe avanayo indi registre arayimwereka. Brandon arishima, nuko Brandon ubona ko asigaye yishimye cyane, ndetse ko yabonye umuntu w'inshuti ubyumva kimwe. Atangira kujya bakina barushanwa gushushanya. Brandon abwira umukobwa ati ngenda kurusha, nakurushije. Neza aramwereka ati urabona nakurushije. Bagize rero ati wandushije pe. Brandon aramubwira ati nakurushije. Umukobwa neza ati wandushije. Brandon atereba cyahita bagaseka. Arangije aratekereza, arinanura. Kwinanura abakumye amaboko ya mukobwa, ariko atari ubwimanuka kuko aba bikoze bishaka kujya amwiyenzeho. Umukobwa aramureba naramuvumbura aramuseka. Brandon ariko asigaye ataha yishimye, imishuri yishimye, byose asigaye abikora yishimye. Ko yicanye n'uwo mukobwa atangira kumwandikira, agiye kumubaza ikibazo ati se yigeze gerageza kuvuga. Baramubwira ati wapazunguza umutwe. Tujya kumbwira amagambo, umukobwa avanye ikaramu nawe aramubwira ati abantu baranseka. Ati sinigeze mvuga, ati njye sinzigera museka ariko.
umukobwa kandi aramubwira ati mbabarira basi uvuge. Aramubwira ati wapi. Brandon agenda akaramwica kuba yinjiza umukobwa ngo agerageze avuge, umva ati ntabwo ndi buguseke. Arangije taha. Gitondo agarutse ubona umukobwa yicaranye n'aho hose ari boyfriend we, kuba umuhungu aramwegera. Brandon abitekerezaho, arangije nibitindaho agenda gutegereza ku ruhande. Ku munsi gutaha ageze arongera arataha. Brandon yari yafushye cyane uwo munsi cyane bikabije, nuko umukobwa aramwandikira Amy, se wiyohehe uyu munsi. Brandon ntugatinda arwaye. Kagiye kubona babona message ko umukobwa yamuhamagaye aramubura. Amy ukareba cya gipapuro cyanditseho ibyerekeye prom ubundi aba ari ibirori bikunze kuba byo kurangiza amashuri yisumbuye cyane cyane muri Amerika. Kandi shaka ukuntu ajya gupropose uriya mukobwa ngo bazajyane, ko prom ubundi bisaba kuba ufite uwo muri kumwe w'umukobwa mukundana. Uko atangira kwitoza ukuntu azabimusaba mu maringa. Brandon bikeye genda shaka indabyo, jya ufata gari ya moshi. Nuko ageze school araza yishimye cyane n'indabyo, aje kumubwira kumuporopoza ko abona aho ndaheze ari boyfriend wa Amy. Umwegereye aba aramusomye. Brandon arahindukira yihuta arababara cyane, ajugunya za ndabyo